shidikanya ko niba uri kumviye inkuru kuri BVN TV Rwanda dukomeje kukubera isoko y'amakuru yizewe ku buzima bwawe kandi niyo ntego kubagezaho amakuru yizewe. Abagore n'abakobwa benshi muri iyi minsi basigaye bashaka kugira umubiri uteye neza, nubwo hari ababibonera mu ndererwamo iyo gushaka gukurura abagabo, ariko ubushakashatsi bwerekanye ko bifite ingaruka nziza ku mubiri. Bumwe mu bushakashatsi bwerekanye ko abagore n'abakobwa bateye neza baba bafite ibyago bike byo kurwara indwara y'umutima. Mu kongera ubunini bw'amabuno yawe hifashishwa uburyo bubiri: uburyo karemano ndetse n'uburyo bukoreshwa ubuhanga mu buvuzi no kubaga. Uburyo butari karemano ariko burahenda cyane kandi no mu bihugu byacu ntago buratera imbere. Rero niyo twabibasobanurira neza gute, bishobora kutagira ikintu kinini bibamarira. Rero nubwo icyo tugamije ari ukubibasobanurira neza, ariko turitsa cyane ku buryo karemano. Uburyo karemano bwo kongera ubunini bw'amabuno bugizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi kandi byuzuzanya: imyitozo ngororamubiri n'imirire. Dukunda kwibutsa ko fresheri bazirya aho kuzisiga. Surwenya nibyo kandi 100%. Iyo ushaka gusa neza nago wisiga amavuta ahenze aho gurya neza. No mu kongera ubunini bw'amabuno yawe bigenda gutyo. Kurya neza bifite akamaro kangana nk'akamaro ko gukora imyitozo. Ubusanzwe hariho ubwoko bw'imyitozo bwinshi umuntu yakora ashaka kongera ubunini bw'imikaya. Imyitozo y'ingenzi twababwira ushaka kongera ikibuno ni 3. Hari uwitwa butt bridge, hari uwitwa squat ndetse n'uwitwa lunge. Buri myitozo tuzajya tukoraho isomo kugira ngo wumvikane neza, ariko nta nubwo biteye isoni kujya muri gym ukabwira umutoza ko ushaka siporo zigufasha kongera ikibuno. Dore imirire izatuma ugira ikibuno kinini cyangwa se nyasha. Ku mwanya wa mbere turahasanga proteine, ibinyamafufu. Proteine ni ingenzi cyane kuko niyo yubaka imikaya. Nta mikaya ikura neza niba nta proteine ihagije. Ibiribwa byiza twavuga ni amagi, inyama zitukura cyangwa z'umweru, aho ni nk'inka, inkoko ndetse n'amafi, ibishyimbo ndetse na soya, amata, fromage ndetse na yogurt. Gerageza gufata byibura kuva kuri 1.6 kugera kuri 2 bya grama za proteine ku munsi niba uri gukora imyitozo yo kongera amabuno. Ku mwanya wa kabiri turasanga carbohydrate, imbuto n'amasaka atanga ingufu. Carbs ni isoko y'ingufu cyane cyane mbere yo gukora imyitozo. Bituma ushobora gukora imyitozo ikomeye kandi igatuma imikaya ikura. Ibiribwa byiza: ibirayi, umuceri, ibitoki, imbuto n'imboga, oatmeal ndetse n'ibinyampeke. Ntugomba kwirengagiza carbs. Umubiri ukeneye ingufu kugira ngo imikaya ikure. Ku mwanya wa gatatu turasanga fats cyangwa se amavuta meza. Amavuta meza ni ingenzi mu mikorere y'umubiri ndetse no gukura kwa hormone zifasha imikaya. Ibiribwa byiza ni avocado, amavuta ya elayo ndetse n'imbuto zifite amavuta nka almond, cashew ndetse na peanut. Ku mwanya wa kane turahasanga amazi. Amazi ni ingenzi cyane. Imikaya ikenera amazi kugira ngo ikore neza kandi irebe neza. Gerageza kunywa byibura litiro 2 cyangwa se litiro 3 z'amazi ku munsi, cyane cyane niba ukora imyitozo ikomeye. Ku mwanya wa gatanu turasanga timing y'imirire. Mbere yo gukora imyitozo fata carbohydrate nkeya na proteine kugira ngo ugire ingufu. Urugero, amagi 2 n'igikombe cy'amasaka cyangwa banana. Nyuma yo gukora imyitozo fata proteine na carbs kugira ngo imikaya ikure. Urugero, smoothie ya proteine ndetse n'imbuto. Iteka jya wibuka ibi: kongera ubunini bw'amabuno yawe ku buryo karemano udakora imyitozo ngororamubiri ntibishoboka. Iyo ushaka kongera ibiro byawe urya ibiryo byinshi, ariko iyo ushaka kongera ubunini bw'amabuno yawe urya neza. Gukora ikintu ugakabya si byiza. Ujye ukora imyitozo iminota yabugenewe kandi urya ingano y'ibiryo yabugenewe. Ngayo nguko tugeze ku musozo w'inkuru yacu ya mbere. Mu isomo ryacu rigizwe n'inkuru 7.
inkuru itaha tuzatangira kuvuga ku myitozo ngororamubiri umukobwa cyangwa umugore ushaka kongera ubunini bw'amabuno ye ategetswe gukora. Ibuka gukora subscribe ndetse usharinga inshuti zawe zishaka kugira amabuno manini. Naho ubundi nitwa Jacques Morgan. Ibihe byiza kuri wowe udukunda.